Oh yes. uzi kuba umaze kujya muri mood umeze neza umurezi ukumva ngo ararangije Imana narababaye. Oh yes. Narababaye. Ikintu rero nashakaga kukubwira kukubaza ubundi ni igiki kibatera kurangiza vuba akugereza ku sasa hari utangiye gukoresha ibibaraga byinshi sasa ni naho ubugeze ahantu haryoshye. Ntuganire reka duhindure poster chérie nkabikubwira neza nitonze n'akarimu keza kugira ngo utamenya jenge nshaka kugeraho kugira ngo iyo nkuyate nyine iyo ubaye nk'unyate gato ubwenge bitabusubira inyuma kuko urabizi ko bwose biba buri hano kabisa ni ubu nkontorora. Ubu rero iyo nkuyatse nkahita ko nyine ngo ngengo ntago ndimo ngenda bikora bigatinda uri 1 minute wapi ngo saha n'igice saha n'igice se wayifana yo kuri 1 minute niyo nkureba mu maso mitambibona mwaragereka kubuneza abantu. Ikintu cya mbere ukora niki kimbwire ngo nge mujya hejuru ukabyikorera ako kantu se warukaze rimwe si kabiri sinanje bakankoreye nayo baje bakankorera ukora abanza ariyo mpamvu utajya urangiza ubu tuvugana noneho iyo uzajya ngaho yimbwira ndagenda nyine njya kumusura ngezeyo biba ngombwa nyine nawe urabyumvira umuntu mukuru kambwira ngo nyine akambwira ngo dukore ibintu ibiki nesha umutwe nicyo utari kumva amana mukora ibintu nyine turongorane ibyo nibyo nashakaga kumva. ntabwo ari kumva wapi mva mukora ibintu reka nkubwire ikintu gituma barangiza vuba. Hari igihe asanzwe uri mu kaga atarakubita yumva ni wayigara gute kantu njombye nako numva ari icyo ni igiki ni cyiza cyo kugira gute kwikinisha kandi waruzi ngo ibintu byo kukinisha byose ngo bari bibi sinowera ubwo ntago uri kunyushye ntago ndi none se mani ikintu ngubwe umbishije nkonye none se reka nkubaze wayi bishatse wagura kokombure cya karoti njewe reka nkwereke wabigenza umva ngenda kubwira ibyiza byabyo ni nkuhe mukobwa ni nkihe karesi waba warakoreye umukobwa ukabona iramunejeje karesi ukabona iramushimishije iramunejeje ahisa ahinduka ukundi kuntu nawe utatekereza ntabwo uhita ubibona ndabona warariboye meze ba ngiye niyo birege ikintu cya mbere nkunze guhura nacyo muri ubu buzima ikintu ngiye mpura nacyo kikambangamira man ndi serieze kirambabaza kandi nawe nizere ko ugiye kukinsubiza. Ikindi kintu uzakora nimba we kuba yafata iboro ye nyine nkoresheje nawe urayumva iyo wumva ugiye kurangiza urayifata gake ugafata handi ku gasongero kayo uri kukabona ako ngako mani n'ubwo busetsi wapi yumva zigiye kuza uri umugabo utabashije kubyikorera wowe muri gukorana igikorwa w'umukobwa ushobora kumugatereka nkwereke gatoya ukayifata ugasa nk'uhafunze zisubirayo urahafunga ariko bitari bya cyane urakandaho gutya gakeya kuburyo utamubabaza nyine ngo umwangize kuburyo ahita yumva abaye nk'usubije inyuma iki ibitekerezo umuntu turi kumwe ndamumanaginga amani simaze kukubwira iyo mbonye atangiye gushyiramo ibibaraga byinshi vuba vuba kwa kundi abatangiye kugira santima ndamubwira n'uburetse gato bamubwira ngo n'uburetse gato urumva ko hari akantu mbanjombye mu bwonko afa mwana ugutumana wawubwira wacana mu gihe wumvishije bigufasha uri wenyine uzi ikintu uzajya ukora ni igiki mani ijya wikinisha urangiza gakina n'umuti akashano none we kandi ubu ni ubushakashatsi bwanjye mani ngewe nakoze n'ubwawe koko uya nushaka nkubwira icyiza cyabyo se mani reka tubasuhuze inshuti bakunzi ba Emi Empire. Uyu munsi tugarukanye agakupure keza ndabona baberanye turaberanye guys niba utubwire niba tuberanye aba rero nibo tugiye kuganira reka tuganire nabo twumve uko bimeze. turi ready turabakiye mwatangira mwibwira abantu. murakoze cyane umva nitwa Noella
nanjye nitwa Fanuel. uyu munsi rero twifuje kuza kuri kamera za Emi Empire kuza kuganira namwe, twumvaga nyine biturimo hari ibintu byinshi ushaka ko tuganiraho tugahuguranaho n'ubuzima busanzwe. Nkatwe turi abashuti basanzwe ariko ntabwo turi abasheri, turi abashuti basanzwe babandi bajya bitanga ababesto. Ubwo rero turaza kuganira twirekuye kuko urumva niba uri besto wanjye nta kintu na kimwe naguhisha, nawe ntacyo wamisha, n'inama wayingira nanjye nkayikugira. Muze kubana natwe nimurambirwe, muyirebe guhera ubu tuvugana kugera hehe ku musozo kabisa. None se Fanuel, bafitiye byinshi byiza. ngiye hari defo maze iminsi mbona ku bashuti banjye. Numva nshaka ko ubasha kunsobanurira neza niba nawe niba ubyiyiziho nawe ukabasha kubikosora tukabigira nahe inama. Ikintu cya mbere nkunze guhura nacyo muri ubu buzima, ikintu ngiye mpura nacyo kikambangamira man, ndi serieze, kirambabaza kandi nawe nizere ko ugiye kukinsubiza. Ngiye niteguye kugusubiza mu kintu cyose mbashye. Ngiye rero reka nkubwire man, nyine ejo bundi hari umuniga wambwiye ngo ningiye kumusura. Urumva imba ndakarabye, imba nditeguye, ndagenda. Urumva ndagenda nyine njya kumusura. Ngezeyo biba ngombwa nyine nawe urabyumvira umuntu mukuru kambwira ngo nyine akambwira ngo dukora ibintu. Ibiki? Nesha umutwe nicyo utari kumva man, mukora ibintu, dukora ibintu nyine turongorane. ibyo nibyo nashakaga kumva. Ntabwo ari kumva wapi mvuga ngo mukora ibintu. Nizere ko byumvishije. Noneho uzi ikintu se cyambabaje kugeza n'isaha nicuza. Ni iki kise? Yarambihirije. Yes. Uzi kuba umaze kujya muri mood umeze neza, umurezi ukumva ngo ararangije man. Narababaye. Yes. Narababaye. Ikintu rero nashakaga kukubwira, kukubaza ubundi ni igiki kibatera kurangiza vuba. Unsubiza uri seriye, iyo mikino yawe niyo miteto bimwe byawe ujye umbwira, ntago mbishaka. Nsubiza uri seriye, kibatera kurangiza vuba ni icyo nshaka kumenya. Nge ndatinda. Ni ukuvuga ko utazi ko hariho abagenzi bawe nabo barangiza vuba. Abo bo nabo nzi ariko gusa man, ndubana ibyo bintu ndabyanga kuba nzi ngo ngiye nkubajije ikibazo, nzi ngo ugiye kukinsubiza umbwira n'ikintu kibitera. Mwumva uri kwigira joro kone. Reka nkubwire ikintu gituma barangiza vuba. Hari igihe asanzwe uri mu kaga atarakubita yumva ni mani. Reka nkubwire Fanuel, ibyo bintu byiyorere ahubwo ngewe reka ngewe nkimara kumva icyo kintu kuko byarambabaje. Negereye umuntu w'umumama nyine ni inshuti yanjye nisanzuraho, nayo ibyo bya Mukagatare n'ibiki ujya ngiye meze neza. Niyo ndeba ntabwo ubibona mani, ntabwo uhita ubibona. Ndabona warariboye meze ba ngiye niyo birebye uhita ubyibwira. Ahubwo reka nkubwire, ngewe naganiriye nahise nyine numvishije mbabaye, natashye umutwe uri kundya, nacitse intege, n'umuntu yamvugisha nkamushihura. Noneho nyine ngezeyo ndamubaza, ndamuganiriza umumama mubwira ibintu byambayeho. Ni inshuti yanjye y'umubyeyi, buri kimwe cyose ndayikibwira, nta kintu na kimwe njya muhisha. Nanjye ndamuganira uzi ibintu byambayeho, nyine ndamutekerereza. Ndangije ndamubwira, arangije arambwira uzi inama yampaye. Yagwaye iyihe nama? Kugira ngo nyikubwire nawe biragusaba isukari nyinshi, kuko nawe bizagufasha n'uwo rwose wihagazeho ukavuga ngo ngiye ngo ntago ndi ngenda bikora bigatinda. Uri 1 minute wapi ngo saha n'igice, saha n'igice se wayifana yo kuri 1 minute. Niyo nkureba mu maso mitambibona. Mwaragerega kubuneza abantu. Umva cha bugufi nkubwire inama yangiriye. Ngaho mbwiye. Yarambwira ati rero buriya wahuye n'umugabo ati iyo uhuye n'umugabo nk'uwo nguwo bimeze gutyo urangiza vuba. Ati ikintu ukora se buriya urakizi? Ni igiki? Yarambwiye ati ikintu cya mbere ukora, ikintu cya mbere ukora ni iki? Kimbwire. Ngo njye mujya hejuru. Ukabyikorera. Ako kantu se warukaze? Rimwe si kabiri sinanjye bakankoreye.
banza bakankorera ukora banza ariyo mpamvu utajya urangiza vuba uzi noneho wasanga ariyo mpamvu birashoboka ushobora kuba wisanga nawe wakoze iyo minota myinshi gutya ikindi cya kabiri yarambwiye ngo ikindi kintu uzakora nimba we kuba yafata iboro ye nyine nkoresheje nawe urayumva iyo wumva ugiye kurangiza urayifata gake ugafata handi ku gasongero kayo uri kukabona ako ngako mani n'ubwo busetsi wapi mbarungere nk'ikintu nuko ubivuze nabi ngo kunkoresha bavuga gute ni ku munara wa Paris ibyo by'umunara bijyana hirya mani uravuga arambwira ati nimba we adashoboye ashobora kutikontorora ngabashe kuba yafata kuri ka gasonge ko hejuru nyine kakandi gasohokamo inanga kuri kakandi urahafata ugahita usa nk'uhafunzeho gake yumva zigiye kuza uri umugabo utabashije kubyikorera wowe muri gukorana igikorwa w'umukobwa ushobora kumugatereka nkwereke gatoya ukayifata ugasa nk'uhafunze zisubirayo urahafunga ariko bitari bya cyane urakandaho gutya gakeya ku buryo utamubabaza nyine ngo umwangize ku buryo ahita yumva abaye nk'usubije inyuma ibitekerezo icyo gihe iyo bigenze gutya arongera agatangira bundi bushya niba utari unabizi urite mu gutwi ntago nari nkazi nshaka ko tugakora uyu munsi tukareba nubwo turi inshuti njya mbona wowe nzanagukatira akore nta kantu ubishyizemo ko gukatira ntabwo aba ari sawa nabaye idage muri make nabaye idage nyine umva reka nkubwire njya akantu narinzi iyo ukoresheje puridase kari bwutinda kurangiza ahubwo urangiza vuba kubera ukuntu umuntu atabana nayikunze ese ubundi ubugira ngo hari ikintu umuntu aba ari kumva urukoreraho nawe igihe cyose yewe ntabwo nkoreraho nyine njyewe umuntu turi kumwe ndamumanaginga mani simaze kukubwira iyo mbonye atangiye gushyiramo ibibaraga byinshi vuba vuba kwa kundi aba atangiye kugira santime ndamubwira n'uburetse gato bamubwira ngo n'uburetse gato urumva ko hari akantu mba njombye mu bwonko afa mwana uri gutumana wabwira wacana ubwo ni ubushaka bwinshi uri gukora agabo utumye nawe turi kuganira ndabizi ariko nawe gabanya ko uri gutuma nyine se nkawe twikomereze reka twikomereze dufitanye tuzayipanga katugeza he kwera ko numva utangiye dukomeze nta wasi nibyo rero nakubwiraga iyo mbonye nyine atangiye gushyiramo ibibaraga byinshi ubundi ikintu kinabyinshi akenshi nanone indi step ya gatatu ishobora kurwanya kurangiza vuba kwa kundi akoresha ibibaraga byinshi nabyo ntago ari byo kuko bitabiza vuba vuba abagomba kujyana gake gake ku buryo nyine akugereza ku sasa hari utangiye gukoresha ibibaraga byinshi sasa ni naho ubugeze ahantu haryoshye ntuganire reka duhindure positeri sheri nkabikubwira neza nitonze n'akarimu keza kugira ngo utamenya ijenge nshaka kugeraho iyo nkwiyatse nyine iyo ubaye nk'unyatse gato ubwenge bitabusubira inyuma kuko urabizi ko bwose buba buri hano kabisa niwo bumwontorora ubwo rero iyo nkwiyatse nkahita ko nyine igihe njya kujya hejuru yawe urumva ko uraba wamaze gusubira inyuma icyo gihe noneho iyo wongeye nanone ujya wakongera kuza mu minota ikicumi ikiyongera shabugira umuhatari kabisa numva uri agashadibu ka danje dose ni ibiki nushaka uzansange oya nanone ibyo kugusanga nabyo ntabwo bijemo nona mvuze kunsanga ngo bigende gute kunsanga nkuganirize nkungura ubwenge utaruzi wowe wabona ugena ku bakobwa ugatangira kuzana bya bibaraga byanyu bimwe twangaga dukoresha ntabwo bikigezweho jya uganira ibintu bigenda gake ukamenya nyine ukuntu ubyitwaramo mani aho se nawe reka nkubaze akabazo kamwe mbaza nareba ubu ngubu iyi saa tuvugana na sheri mfite urabizi nawe turi inshuti bisanzwe ariko iyo nshatse kubikora nyine ndiyumanganya pe ntabwo nimba nabigenza ko nta sheri mfite ahubwo wangiriye inama uzi ikindi nama nakugiye buriya rero hari abantu bazi ko kwikinisha ari icyaha cyangwa ngo bifite ingaruka mbi icyo kintu abantu
benshi abenshi 100% bazi ngo kwikinisha ni bibi, bazi ngo kwikinisha ngo ni icyaha. Nyine buri muntu wese yumva ibintu bitandukanye nuko ubyumva siko mbyumva. Ikintu rero nshaka kukubwira mu gihe wumvishije bigufasha uri wenyine, uzi ikintu uzajya ukora ni igiki? Mani jya wikinisha urangiza gakina n'umuti akashano none we. Kandi ubu n'ubushakashatsi bwanjye mani ngewe nakoze n'ubwawe koko. Oya nushaka nkubwira icyiza cyabyo se mani. Ikintu cya mbere cyiza cyabyo nukuvuga ngo icyiza cyo kwikinisha, icyiza cyo kwikinisha urakizi ni ikihe ko nawe cyo nzi? Wakandura sida gute? Asikari ibyo wana none mani ubundi wowe ubayeho mu buhe buzima? wagwara imitezi gute? wayirwara gute? Wayirwara gute? Kantu njombye nako numva ari hata. Icyo ni igiki ni cyiza cyo kugira gute? Kwikinisha. Kandi waruzi ngo ibintu byo kwikinisha byose ngo bari bibi. Sino rero ubwo ntago uri kunyoshya. Ntago ndi none se mani ikintu ngubwe umbishije nkonye. None se reka nkubaze. Wowe ubishatse wagura kokombure cya karoti? Njyewe reka nkwereke wabigenza. Umva ngenda kubwira ibyiza byabyo mubwire n'ibibi byabyo. Uzi ikindi kintu cyiza cyo kwikinisha? Kimbwire ntacyo nzi. Ikindi cyiza ntacyo uzi. Ntacyo nzi. Nukuvuga ngo bikurinda kuba indaya. Bimaze kuba ibyiza bingahe? Bitatu. Sundi turi kumwe cyangwa ntago turi kumwe? Turi kumwe. Mubwiye bingahe? Kutandura sida. Yego. Kudatera inda. Ijya nakora wakavuze. Ubundi yitega nzi n'ikibazo ufite wayango turi kuganira utari nahanga. Reka nkubwize ukuri. Ibyiza byabyo nabikubwiye noneho sasa reka nkubwire ikintu ushobora kwirinda nanone kugira ngo icyo kintu cyo kwikinisha kigwaye. Komeza unyoshye ntaribi. Ni icyo ugiye kwirinda nicyo ngiye kukubwira. Burya kenshi iyo uri wenyine wihugiwe uri nko mu cyumba wenyine uzarebe nibwo ukunda gutekereza ikintu cyo kwikinisha. Ikintu rero ugomba kurwanya ni ikihe sasa? Ni ukuba kenshi inshuro nyinshi uri wenyine. Kandi nanone ikindi cyiza cyo kwikinisha, ikindi cyiza cyo kwikinisha uko wikinisha ya minota umara uri kwikinisha. Ushaka kwikinisha ukamara nk'iminota 5. Ya minota umara iyo ugiye no gukora sex bisanzwe n'undi muntu. Uzi ko udashobora kurangiza ya minota itarashira. Mani yewe ndi kukubwira ni ubwo se nibyo. Nuko bigaragara urabikora cyane. Mani none se nimba niyo nanabikora ngenzi ngo bimfitiye uyu mumaro uyu none. Nase kugira ngo nzajye kwandagara ku gasi sinabikora nkarangiza mani ibintu bikagenda neza. So kugira nikinishe nce nkagusaba ntabwo wama. Nguhere ikindi kujya kwandura sida nshaka iki? Ese mbonyemo sida cyangwa mbonyemo imitezi? Nguhaye amasomo 3 ibi byiza byo kwikinisha. Ntabwo mbikubwiye 3. Nabyumvise ariko iyo nama ntabwo ari. Iki cya gatatu ntabwo cyemeye. Iminota umara uri kwikinisha. Burya akenshi ni nayo urangirizaho uri kubikorana n'undi muntu kuko umutwe uba waramaze kwisetingamo ya minota 5. Nimbwa rero nyakabwana ikagupfubya ya minota itararangira niho hava ibibazo byinshi cyane. Bura rero icyo nacyo ni ikiza cyo ibibi rero nabyo. Ngaho mbwira ibi. Ni bibi birahari man. Wambwiye ibyiza bitatu. Bibi wibagirwa vuba. Ntago ari byiza hari igihe ubikoze kenshi bikwica mu bwonko. Burya nta kintu cyo kitagira ibyiza ngo kigire nibi. None kuki wabinshishikarizaga? Umva nuko warutangiye wombwira ngo uri wenyine ngo nibiki mise nkubwira ikintu wakora cya hafi cyagufasha. Kwikinisha. None uzabura ubwenge. Nawe ntabwo wambera inshuti pe. Gute se? Kandi nakubwira n'ibyiza byabyo. Ibyiza byabyo nakubwira urumva udashaka kubikora. Okay. Ikintu nagutangariza nuko muri ibyo byiza wambwiye nta cyiza nabonyemo. No muri ibyo bibi naho nta nama wumvishe. Ntayo. Uru wa fake wo. Urumva ushaka kujya wirugurongorana n'ubukobwa. Cyane. Ikazakugeza kuki? Wenda nzakuramo urubyaro cyangwa uremo sida. Isubundi fano wereka nkubaze. Ikintu bitakurongora ujigikora. Urabikora? Sumbonyemo padiri. Urabikora? Ndabikora.
mu bakobwa baba barigeze kurongora ni nk'uhe mukobwa ni nk'ihe karesi waba warakoreye umukobwa ukabona iramunejeje karesi ukabona iramushimishije iramunejeje ahise ahinduka ukundi kuntu nawe utatekereza ni igihe namukurugutiye mu guti iyo ngiyo niyo ya danje man uzi noneho buriya nk'ibira akabanga ubu tuvugana noneho iyo uzajya umuha agahita atara kamera ngaho yimbwira ni ugukoza ururimi iyo ukujya kwigira idage rero ngo uvuge ngo ntabwo ngo wowe ngo wabikora ururimi hehe uzi noneho iyo umuntu agukojejeho ururimi yibaba we ubushagarira ako kandi bajya bakozayo n'ururimi se byarega ibyo ntabyo mbanze ngiye dukundanye ukambera idage utanga ni bayo wakajama k'amafutiwe nta n'ahantu muriye nawe izina ry'Imana ariko ibyo ndabimenye ubu ntabwo wajya kubikora ubwo rero wicara ukavuga ngo ndiyiniga ngo nzi gukora ibintu neza mba nanamuteye n'amasomo mba nanamuteye na kare wasanga yageraga hari akantu katazi no kunkora no ku gitsina ubundi kabanga ubwo rero ngumva ngo karisi yo mu gutwi ngariyo yadanje yakoye mawe ibi ngibi umeze nk'uri gukora hano aho ngaho ku rutugu bujya se abantu baratandukanye mani ntugafata abantu bose ngo ushake kubagira ngo nyine ubwo se reka nkwereke abari abakobwa baba barabigize nk'umwuga b'amasire ya danje urambwira ngo bajya kumwikoreshwa mu gutwi ngakapfa kujya muri mudu nawe ntabwo wajya muzi abo ngabo utu ni utuntu tuba uri kubakorera nawe ntabwo byakunda ibimbaza ngiye ibyanjye ntibikureba ngiye ndi kukugira inama inama ndi kukugira y'ahantu uzajya ukorera abakobwa ubu se we iyo ayifashe akayonga ntabwo bikugwa neza bajya bayonga se ariko wagiye ureka ibintu byo kumbe idage niba ari na muntu namenyanye nawe w'idage mani ni wowe siriyani ubundi kucyumbera idage nawe niba bayonga nanjye mbwire nyiguyonge turebe imbere y'abafana kucyumbera idage nanjye niba bayongiye kuyiguhereza hano imbere y'abafana uyonge wongeye maze kukubonamo kananga ubu ushaka kuba utajya unaryoshya n'ibintu ariko rimwe uzanyipefera ureba nowe nzaguha nakuzambe utazi gutanga karesi nziza amaze kumenya ngo ubukuru gutwa se n'ubukuru gutwa nyabaki nta dage kurenze wowe mani nawera kumenyana nawe reka nkubwize ukuri ugomba kwicara ukiga wowe kuko nuticara ngo wige fanuwe n'ubu besto bwanjye nawe tubite tunabusiga uziko mu bintu byose nakubwiye numva guri hasi yanjye y'ibirenge utanamfungurira n'imishumi imana ariko rero reka nkubwire nowera ugomba kunyigisha erega mvuye mu cyaro vuba erega mvuye mu cyaro vuba ubuturage bukuzuye wama ngo uzahure n'agakobwa kamanze kakunkarangira guys abakunzi ba M Empire uyu muntu ni idage nabo besto bumurimo ngiye nanamwanze tuzasubira ubutaha turabakunda cyane nimudukenera muzabyandike muri comment tugaruke tubahinda show ariko agomba kunyigisha no kubikora